munyemerere mbasuhuze inshuti bavandimwe, mbasuhuze mbifuriza gukomeza kubana natwe. Ndagira muri aka kanya muri uyu mwanya mbasangize ku ijambo ry'Imana, tuvuge ku ngingo yitwa ubutunzi bw'Imana. Ubutunzi bw'Imana hano ku isi burimo imigabane ibiri. Iyo migabane ibiri ikaba yarageze ku isi nanone mu buryo bubiri butandukanye. Reka tubivugeho twifashishije igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 12 umurongo waho wa 3 n'uwa 4. Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo waho wa 3 n'uwa 4 haragira hati: mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibizingo 7. Umurongo wa 4, umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'umugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Aleluya. Ngira ngo niba twumvise neza, hari ubutunzi bw'uburyo bubiri. Ubutunzi bwa mbere ni 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, kikaba ari bwo butunzi bwageze hano ku isi buzanywe n'ikiyoka, bukuruwe n'umurizo. Ni ukuvuga ngo rero ubwo butunzi bwaje ku isi bitari ubushake bw'Imana. Icyo Imana yifuza no kubwo butunzi twabusubiza mu bubiko. Buri muntu wese arabufite. Nibyo dukunze kwita imirimo ya kamere, icyo dukunze kwita imico n'ingeso itandukanye iba mu muntu atarakwiye kubana nayo. Niba rero mu ijuru hari 3/3, ikiyoka gikoresheje umurizo kigakurura 1/3, bivuze ko mu ijuru hasigayeho 2/3. 2/3 rero hano ku isi bigaragarira mu nda y'umugore. Mu nda y'umugore ikaba ari umwana w'umuhungu ugomba kuvuka. Niyo mpamvu icyo kiyoka nacyo hano ku isi kigamije gucunga uwo mwana navuka kimuconshomere. Ni ukuvuga ngo rero hano ku isi hari ubutunzi bubiri. Ubutunzi bwavuye mu ijuru ku bushake bw'ikiyoka atari ubushake bw'Imana, n'ubutunzi bwaje ku isi Imana yanyujije mu nda y'umugore ari we mwana w'umuhungu. Umuntu rero icyo yaharanira ni ukugira ngo yakire uyu mwana w'umuhungu, ariko ntabwo ushobora kwakira uyu mwana w'umuhungu mu gihe cyose waba ugifite 1/3 cy'inyenyeri. Nicyo bahora basaba abantu ngo bagitange binyuze muri 1/10 n'amaturo. Niyo mpamvu bakubwira ngo mutange 1/10 n'amaturo gishyitse, nk'uko tubibona muri Maraki igice cya 3 uhereye ku murongo wa 7 kugeza ku wa 10. Duhaguruke rero dutange 1/10, kuko ubwo butunzi umuntu yari afite imigabane 9, hari imbuto 9 z'umwuka, hiyongeraho 1/3 cy'inyenyeri kigira umugabane wa 10. Niyo mpamvu bahora badusaba gutanga 1/10 n'amaturo. Utazi uko bitangwa, utazi ubutunzi bugize 1/3 cy'inyenyeri, natwegere tumufashe. Iyo umaze gutanga 1/10 n'amaturo bishyitse, Imana nayo iguhereza umwana w'umuhungu ari bwo bugingo buhoraho. Dukomeze rero duharanire kubana natwe, tube ku murongo wacu. Muzamenya byinshi, muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kubatura. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena.